kazi kumwe se namutumye aramaze none se umwe namutumye jewe hano mu marogi hano mu marogi jewe ndi nimodesha amashambure jewe mfite umuntu nabi mbyuka njya mu kazi simbone n'igihumbi indege zaje gusamarira mu mukozi bashaka ko uyu nguyu ngafite umugore n'abana babiri baye nta kintu na kimwe nigeze ntabwo nigeze sambana nawe nta nubwo twaryamanye. Icyababaje abo muri uyu muryango ni uburyo ki abana bato muri uyu muryango baryama ku buriri bwo hejuru nkaho umukozi wo mu rugo we akarara ku buriri bwo hasi nk'uko mubibona mu mashusho. Jean Paul Mukondo ni umugabo wo muri uru rugo, atuye mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza mu mudugudu w'Ubuhoro. Yaje guhamagarwa n'umuturanyi we w'umwarimu mubwira ko umukozi wo mu rugo witwa Nadine arimo atakira mu nzu. Gusa uyu muturanyi we ntago yarazi ibiri kubera mu nzu. Nyamara uyu mugabo Jean Paul bwo yahageraga yasanze uyu mukozi we ari kumwe n'umukozi wa kampani yitwa Kosene ikusanya ibishingwe mu ngo z'abaturage witwa Valence ngo bibereye mu buriri n'ubundi kuri iki gitanda cyo hasi uyu Nadine yararagaho. Urumva no muhungu tutwara ibishingwe ne hakurira nabo bakozi. Umukozi ndabwo ni uwo mugabo urimo aho mubira sohokaze muri salo, sinshaka usanga mu cyumba umuntu w'umugabo ntago ari byiza. Aramubwira arasohoka, asohotse ndebye isura ye mbona no umuntu ntuhe mbona muri abatwara ibishingwe. Ndabona ni byiza rero kugira ngo ngire ibyo mubaza, reka mumagara abayobozi baze badufashe babahe na briefing yo kuzajya bagira uburyo bakora amakazi kabo. Rebe ibyo basigara bakora iyo bamaze gutwara ibyo bishingwe basigara mu ngo zacu, twe tukaza gutaha ari bo biriwe baziyoboye z'ubusambanyi. Urumva basize nk'umwana w'umukobwa muto bagakora ibyo bintu areba cyangwa umuhungu birangiza. Ku makuru nahawe muturanye yambwiye ko atari uza wenyine, umukozi yarabigize akamenyero. Ngo harundi ngo hari witwa Jean Paul, ngo hari witwa ndumva ari abantu bajya nko muri babiri ngo bajyaga baza ngo ni benshi. Ibyo bikaba bituruka ku ngeso abakozi tuba twazanye tutazi naho baturuka baba bafite. Umunyamakuru wa BTN TV akigera mu buriri aba bombi byakekwaga ko aribwo basambaniyeho yasanze ubu buriri koko butose nyamara nta mvura yaguye kandi ngo nta n'amazi bahanywereye. Akavuga ko ari ikimenyetso simusiga yuko aba bombi baba baryamaniye mu cyumba cy'abana babo. Uburakari bwinshi umugore w'uyu mugabo yababajwe n'uburyo kingo basambaniye mu cyumba cy'abana babo, ndetse bakanavuga ko uyari umwakusi musiga gushobora no kuzabakurikirana. Ariko ngiye mvuye mu kazi bamanaga amaguru adakora hasi. Urumva simba mari papa w'abana bayagi. Abana bose bataza kumenya ngiye nkorera mu rugo nzamu uyu muturire cyangwa se hano hasi ubashashe matera kazi kumwe se namutumye aramaze none se umwe namutumye jewe hano mu marogi hano mu marogi jewe ndi nimodesha amashambure jewe mfite umuntu nabi mbyuka njya mu kazi simbone n'igihumbi indege zaje gusamarira mu mukozi bashaka ko uyu nguyu ngafite umugore n'abana babiri baye. Uruhande rw'uyu Nadine ni umukozi wo mu rugo, avuga ko atigeze aryamana n'uyu musore ngo ahubwo yaje gucaginga telefone ye. Ambwira ati rero telefone iri kunshirana umuriro bisanzwe, iri gushiramo umuriro kandi ndi mu kazi gakeneye telefone. Namubwira ati yizane nyigushyirireho kuko hari n'undi mugenzi wari uvuye hano gutora ibishingwe. Ambwira ati nshyiriraho nanjye dore telefone iri kunzimana. Arayizana ntubwira cyari hariya mu nzu ku muriro ntago twigeze tuyikuraho. Arayizana nyishyiraho, majije kwishyiraho sinamenye nyine ko bahamagaye ngo bamubwira ko haje umuntu hano. Ngiye nahise njya muri burage nawe twicara hariya mu nzu tujya muri burage. Mu gihe turi muri burage numva umuntu arakomanze, zose ngiye kumukingura asanga ni boss. None mpita mbwira uwo muntu ati dore boss araje kandi mu gitondo bambujije ko nta muntu bashaka ajya kwihisha. Arirukanka ahita ajya kwisha munsi y'igitanda. Nahise njya kumwira ko boss abaraje arambaza ngo ninde muri kumwe mu nzu kuko nge nari nabimenye. Nahise mubwira ati ntawe. Arangije atavuga ngo umuntu muri kumwe mu nzu ngo musohore hano ndabizi ko muri kumwe ngo umugabo.
mpita ninjira mu nzu ndamubwira ati rero barabizi ko hari isohoka, nta kintu na kimwe nigeze nkora, ntabwo nigeze nsambana nawe, nta nubwo twaryamanye. Ibi kandi biza bishimangirwa n'uyu mukozi wa Kosene ushinjwa kwinjira mu rugo rw'abandi akajya gusambanira ku buriri bw'uyu mukozi. Yene naje gucaginga telefone yari ishizemo umuriro ndi mu nzu. Uri mu nzira iyihe? Mu muhanda umanuka ujya Nyabugogo. Abaturage bo bavuga ko ikibazo atari uko bombi basambanye kuko bose bujuje imyaka, gwagwa kuza gusambanira mu cyumba cy'abana ngo ari cyo kibazo gikomeye bagize. Ikindi kandi bakanasaba abakozi ba kampani zitwara ibishingwe mu ngo kutazajya bavogera ingo zabo mu gihe bashoje akazi kabo. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara buvuga kuri iki kibazo, gusa ntitwabasha kuvugana nabwo. Ngendije Khami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.